Ese wigeze wibaza impamvu abaperezida bose ba Amerika uzi barimo Barack Obama, Donald Trump ndetse na Joe Biden batagaragara bafite ubwanwa? Ikimenyimenyi perezida uheruka kuba ufite ubwanwa ni William Taft, wari perezida mu myaka 5 ishize. Yewe n'abayobozi benshi bakomeye ku isi harimo Vladimir Putin, perezida w'Uburusiya, cyangwa Emmanuel Macron, perezida wa France, ndetse yewe na Xi Jinping, perezida w'Ubushinwa, batagira ubwanwa cyangwa batagaragara bawufite mu ruhame. Uyu munsi reka mubwira impamvu yabyo. Impamvu ya mbere ngo nuko abo bafite ubwanwa bagaragara nk'abafite imbaraga, ndetse yewe bagaragara nk'abadasabana, ndetse imico myinshi ku isi ibafata nk'abadaha agaciro uburenganzira bw'abagore. Muri make feminism kuri bo bayifata nk'ikizira. Iki kikaba ingingo ikomeye ku banyapolitiki kuko abagore benshi ari basora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibihugu byinshi. Indi mpamvu ituma abayobozi bakomeye bose ku isi bagaragara badafite ubwanwa, benshi bemeza ko ubwanwa ari ikimenyetso cya hypermasculinity, ndetse yewe ubushakashatsi bwagaragaje ko abagabo bafite ubwanwa bari mu myanya y'ubuyobozi bafite igipimo kiri hejuru cyo gutora amategeko akomeye ndetse akakaye, nk'urugero gushoza intambara n'andi menshi abangamye. Buri wese rero ibyo yibona nk'imvo n'imvano ituma abayobozi benshi batagaragara bafite ubwanwa bwinshi. Ibi nabikwegeranyije ndi Shema Jean-Luc.